maze iminsi numva abantu benshi bari kumbaza ese ibizamini bigiye kuza bikorwa mu Busanza bikoze gute cyangwa bizaba biteye bite. Reka mbaciremo amwe mu magambo makeya cyangwa se mpinemo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya rero hano, ikigo gishinzwe gukoresha ibizamini byo gutwara ibinyabiziga hifashishijwe ikoranabuhanga. Ikizamini kizakibera mu Busanza ahakorerwa ibizamini byose ukuyemo kategori ya F na I, ariko ibindi byose bizaba bihakorerwa. Gukoreshwa ibizamini byo gutwara ibinyabiziga hifashishijwe ikoranabuhanga wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akarere ka Busanza. Iki kigo kigizwe n'inyubako, ibibuga bikorerwamo ibizamini ndetse n'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukoreshwa ibizamini byo gutwara ibinyabiziga. Kigamije kuzamura no kunoza imitangire ya serivisi ku bantu bose bakigana bakaza basaba impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ibikubiye muri iki kizamini cyangwa se muri iki gitabo cyangwa se ibikubiye muri iki kizamini ni ishusho y'ikibuga muri rusange. Ni agatabo nyine kagiye kuzasohoka po izasohora muzamwigiramo ibyo bintu byose. Ishusho y'ikibuga muri rusange, ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gutwara ikinyabiziga, ikizamini cyo gutwara ipikipiki n'ikizamini cyo gutwara imodoka gikorerwa ku kibuga, ndetse n'ikizamini cyo gutwara imodoka gikorerwa mu muhanda. Iyo ni circulation. Ishusho y'ikigo muri rusange. Ikigo kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Hari inyubako, hakaba n'ikibuga gikorerwamo ibizamini. Byose shaka kwitindaho. Ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gutwara ibinyabiziga kizagikorwa gute? Uko ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo kizagikorwa, ubwo ni provisoire. Iyi ngiyi nigisha. Ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo kigizwe n'ibibazo 20. Ikindi bigasubizwa mu gihe cy'iminota 20. Amanota yo gutsindiraho ni uguhera kuri 80%. Bivuze ngo provisoire kwitsindira amanota uzajya ukora ibibazo 20 ariko uhabwa ijanisha y'ibyo bibazo 20. Ture ko watsinze nibura ibibazo wakoze cyangwa se uko watsinze, ture ko wabitsinze ku kiciro cyo kuri 80%. Gutsindira mu 80% uzaba watsinzwe, ubwo ni ku gice cya 80% kuzamura. Kwiyandikisha gukora ikizamini nk'ibisanzwe ikorwa ku rubuga rw'Irembo aho bisabirwa. Ugasaba itariki n'ukwezi n'igihe cyose ubishakira, bizajya bisabwaho no kw'Irembo cyangwa ibisanzwe byose mbitindaho. Hasi batuvuga ngo ukora ikizamini yageze aho biyandikishiriza yicara ahabugenewe agategereza nyine akareba ku nsangazamashusho ta televiziyo, kwa kundi baba bareba utegereje amabwiriza y'ikizamini. Ubwo bavuga ko ziba ziri aho imbere yerekana amazina y'abategereje gukora ikizamini. Bavuga ko imbere kandi haba hari n'ameza afite numero. Iyo izina rye rigezweho ry'uko ikizamini rigezweho rihindura ibara ryari ryanditsemo, hakiyongeraho nimero n'ameza y'aho ajya kwiyandikisha. Kubona rero na muganga narababwiye nabyo narabasobanurira kenshi nimwabyumva twaratugisha mu ishuri, nimwikurikize ariko ubutuvugana bizaba byubahirizwa. Noneho gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu cyangwa se cy'agateganyo ugomba kubanza ugabonana na muganga akagusuzuma neza ko udafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe no kutumva no kutabona. Ntago mitinda nabyo barabishyizemo aho ngaho ku gatabo. Ukora ikizamini iyo ageze ahabugenewe ategereje kugira ngo atangire ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo, areba ku nsanganyamashusho televiziyo iri imbere ye yerekana amazina y'abagiye gukora ikizamini nuko baza bakurikirana. Ukora ikizamini iyo izina rye rigezweho ayoborwa n'umupolisi akerekwa aho agomba gutera igikumwe kugira ngo ahabwe mudasobwa ari bukorere ikizamini. Ukora ikizamini iyo arangije gusubiza ibibazo yahawe, mudasobwa imwereka amanota yabonye, ni watsinze cyangwa se watsinzwe. Ikizamini cy'ipikipiki kikubiyemo ibizamini n'ibine. Uzajya ukora ibintu bine. Ikizamini cy'ipikipiki kizwe n'ibice 4, ari byo kunyura mu munani, kunyura mu makono, guhunga inzitizi, ubwo ni ukunyuramo hagati na hagati mu ahantu kandi akaba gafunganye, no kunyura mu kayira gafunganye cyo kavuze hejuru
ndetse no guhagarara bitunguranye, cyo twita emergency. Ibi byose uzabikora mu gihe cy'iminota itarenze 3. Ukora ikizamini arangiza igice kimwe agakomeza ku kindi kugeza arangije, kandi ikizamini cyose kigakorwa mu minota itarenze 3. Harimo n'amabwiriza yo gutsindwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Ikizamini cy'imodokari nacyo barakivuze. Ikizamini cy'imodokari bavuze ko ikizamini cy'imodoka nibura ari ibibazo ari cyo kizwe n'ibyiciro 4. Ikizamini cy'imodokari kizwe n'ibyiciro 4. Ikizamini cyo gutwara imodokari gikorerwa mu kibuga kizwe n'ibyiciro 9. Ari byo: aho batangira ikizamini, guhagarara ku ruhaname, ubwo no guhagarara ugasoza, ubwo guhunga inzitizi, aho banyura bazenguruka, guparika ku ruhande, guparika basubira inyuma, naho bahindura amavitensi, guhagarara bitunguranye, ndetse naho basoreza ikizamini. Ibintu uko ari 9 byose ukabikora mu gitarenze iminota ingahe. Ukora ikizamini arangiza igice kimwe agakomeza ku kindi kugeza arangije, kandi ikizamini cyose gikorwa iminota itarenze 12. Ikizamini cy'imodokari ni iminota 12 n'amasegonda 38. Iyo atsinze ikizamini cye nyine, ikoranabuhanga rimwemera gukomeza mu kizamini cyo gutwara imodoka mu muhanda. So ubwo rero yagiye gukora ikizamini cyo gutwara mu muhanda abameze nk'uwasoje ikizamini. So ngaye nguko ni ibyo ngibyo. Ndagira bamenyeshe ko ibi bizamini byose bizabikorwa mwarabanje kujya kwiga mu mashuri, mukiga amezi 3 imodokari. Mwamara kwimenya mugabwa certificate igaragaza ko muzi imodokari neza, mukabona kujya mu kigo cyo gukora ikizamini cyo kuri polisi kizajya gikorerwa mu Busanza. Ikindi, ibizakorerwa i Kigali mu mujyi mu ntara ntabwo birahatangira. Bitangiye nk'uko online zatangiye, kuko ikizamini cya online byatangiye mu mujyi wa Kigali bagenda bashyiraho amashami na perime. Rero nani ko bitangiye mu mujyi wa Kigali mu Busanza, no mu ntara bizagenda biza gake. Mu gihe utsinzwe ugatongerwa ugakora ako kanya, ugitsindwa ku ikizamini cya perime ugatongerwa ugasubiramo ako kanya. So courage, mushyiremo imbaraga zo kwiga cyane. Nta muntu wemerewe ko ikizamini atazi gutwara ikinyabiziga. Ibi byo namaze kwitangaza ko mba ufite icyemezo wahawe n'ikigo kikwigisha cyakwigishe cyuko uzi gutwara imodokari neza. Bamara kwemeza ko uzi gutwara imodoka yo gukora ikizamini, nacyo cyemezo rekana uje gukora ikizamini cy'ikigo uvuyemo. Ikigo cyakora ko kikaguha icyemezo cyo gukora ikizamini, ukagonyesha za modokari zo kuri polisi cyangwa zakorerwa ibizamini. Icyo kigo cyakoresha kizagikoresha iyo modokari. So kinabatangirwa n'ibihano. Sobaneye ko ari ibintu biri kiriyo. Ikindi kintu ugomba kumenyaho hano, bavuze icyitonderwa. Ukora ikizamini amabwiriza ahabwa n'ikoranabuhanga riri mu modokari cyangwa se cyabiziga cye, cyangwa se umupolisi ukoresha ikizamini mu gihe bibaye ngombwa ko ari we uyatanga. Ikindi bavuze ngo gukurwaho amanota ugakomeza ikizamini. Bivuze ko mu gihe ukora ikizamini akuwa amanota, ariko ayo asigaranye akaba atari munsi y'amanota batsindiraho, aba yemerewe gukomeza gukora ikizamini. Bisobanura ko uzatsindwa ikosa rimwe gukomeza irindi, fa kwa amanota baguhaye atarashiraho. Gutsinda ni 80 kuzamura, munsi ya 80 watsinzwe. Gukurwaho amanota atuma ahita atsindwa ni igihe ukora ikizamini akuwa amanota atuma ayo asigaranye aba munsi y'amanota batsindiraho. So ngaye nguko rero menya amategeko mana kandi asobanukirwe mugani w'amashuri y'amategeko.